ntabwo intambara yanjye natsindishije ubuhanga bwo kumenya intambara, ahubwo Imana yari mu ruhande rwanjye, kuko byagaragaye nka kwa kundi Gideyoni yabwiye ngo genda uratsinda Abamidiyani. Nuko byagenze. Abo bantu bari nka bangahe ugera? Ntabwo bari hasi y'ibihumbi 2. Uri wenyine? Ndi njyenyine. Ngatangira abantu bangana batyo. Kandi kuva saa 6 za nijoro ngiye kwandura amahirika, bari guhunga, barara bagenda, ihene zabira bamaze 3 bari iyo ngiyo. Wumve ngo muri izo nshingano nari mfite z'abantu bararaga ku kiraro cyanjye bitiriraga inkotanyi, nta muntu n'umwe n'uyu umwe wigeze umenya ko mfite imbunda. Andasana ya mbunda amdasa rapidi ku buryo cya giti nari ndyamemyo imyase yacyo cy'umuburiga yaturaguritse ikagingwaho, n'ibyatsi byari birimo birashya. Aho ngaho naravuze nti Imana yo mu ijuru, baravuze ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri, nanze kumvira papa none nzize kutumvira. Nyuma yaho ngarura umutima ndavuga none se Imana ko naje atari mu nyungu zanjye, niki gitumye ubyemera? Barangota, amasasu yanjye yaramaze gushira, barangota bangose, ndahagarara. Wari umaze no kunanirwa? Ndahagarara, maze guhagarara mfatwa n'umuntu ntari nabona umuntu ureshya nawe, kuko narahagararaga nkamugera hano ku buryo yamfataga cyangwa kuko mfashe kano gacupa akamfata akantirira ku giti cy'icyanya cyari kiraho ngaho. Ibyo biba mu Rwanda mukanahangana mugatangira gusubiranamo, nabakwa nko gusubiranamo kw'Abatutsi n'Abahutu mwese mwari muri Kongo kandi muri Abanyarwanda. Ubundi mbere y'ibyo ngibyo mwari mubanye neza? Abahutu n'Abatutsi yewe nabo bahunde twari tubanye neza nta kibazo. Buryo ibyo ubona byabaye ubwira mu Rwanda n'ahandi hirya no hino, umuntu atagishaka kuvuga ngo Umututsi cyangwa ngo avuge ngo Umuhutu, ugasanga byitwa icyaha. Byo byari ibintu normali, nkuko navuga ngo Kalisa nabo kavuga ngo Rwanyonga. Twaragendaga tukavuga ngo tugiye mu Bahutu, nabo bazi iwacu bakavuga ngo bagiye mu Batutsi. Ari ibintu, ari izina riryoshye ryishimiwe. Ba papa bahanaga inka, batizanaga imirima, bari abantu bashyikirana wumva ko ari inshuti nyanshuti. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka mbifurize kumererwa neza aho muherereye hose mu mpande enye zigize isi. Reka kandi mbonera kwifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka wa 2025. Iyi ni Rio TV ngendeshere Kalisa, nk'ibisanzwe n'inge tugiye kubana muri iki kiganiro. Twabagaruye Rwanyonga, aho tugiye kuganira ku bigwi n'amateka byamuranze mu ntambara zo muri Kongo, aho yarokoye cyangwa yarwaniriye bene wabo bicwaga kandi nawe ari umwana ukiri muto iri munsi y'imyaka 20. Ni amateka yasabwe na benshi, ni amateka abenshi bamuzi cyangwa abayazi bamusabye ko yazayababwira akayabasubiriramo cyangwa akayaganiriza abatayazi. Rwanyonga, tuguhaye ikaze kuri Rio TV Rwanda. Murakoze. Ndabanza mbabwire Rwanyonga uwo ari we. Uyu munsi Rwanyonga narabivuze n'ubusanzwe, cyangwa n'uri bubone none uyu munsi amenye uwo ndi we. Ndi Rwanyonga, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 3, ndatuye mu karere ka Rubavu. Rwanyonga mvuka ku babyeyi 2, mama na papa, ndashima Imana ko bakiriho. Rwanyonga mvukana n'abana 12. Rwanyonga ndi umuntu ufite ababyeyi nishimira, nkagira n'abavandimwe nishimira, yego nkunda, kandi nishimira ko n'undi muntu wari wese yagira, nifuza ko umuntu wari wese yagira ibyishimo nk'ibyo nibonamo. Rwanyonga rero nakubwiye ko mfite ababyeyi, mama na papa, ababazi batuye hano mu Rugwiro, nabo turaturanye, ariko n'ababyeyi nshima cyane. Abo babyeyi rero bari hano mu Rwanda, atariho bavukiye, nabo baravukiye hakurya muri Kongo. Abo babyeyi bambereye urugero rushoboka rwatumye ngera aho ngeze uyu munsi, nkaba mfashimira Imana yabashyizeho, papa na mama. Mbonereho kubifuriza umwaka mushya muhire, bazawugiremo ibyishimo n'imigisha, kandi bagire izabukuru nziza kuko barazikoreye.
papa na mama n'ababyeyi batwitayeho turi bato, abana 12 kubarira birahenze. Papa na mama n'abantu bafite amateka ari muri nge. Papa na mama bafite ukuntu bahuje inshingano kugira ngo tubeho. Ndavuga indangagaciro zabaranze mu ncamake, nishimira kandi numva nshaka gutera intambwe muri zo. Papa mu bantu indangagaciro zamuranze kandi njya numva nshaka kugira, papa ni imfura. Papa yishimira buri wese. Papa ntagira umwaga. Papa ni umuntu uhorana ibyishimo, afite imyaka itari mikeya ariko ubona asabana n'abantu bose, n'abana banjye bamugeraho ukabona ko yisanishije nabo. Afite imyaka ingahe? Papa afite imyaka, ari kugira imyaka 76. Arakuze kabisa. Rero papa icyo ndi bumuvugeho, papa yabayeho mu buzima bwa buri muntu wese amwibonamo. Papa yashatse inshuti, azi kubana n'abantu b'ingirakamaro, azi gutegura hazaza, yaduteguriye inzira ndende ku buryo n'uyu munsi tukiri mu muraho we. Ikindi reka mvuge na mama. Mama yagaragaje kuba umubyeyi, kwihangana k'umubyeyi, kugira abana. Mama yabyaraga buri mwaka. Hari inka twagiraga yitwaga Ruganwa, yabyaraga buri mwaka, ikaba inka nini, ikaba inka ndende ifite icyanga. Babyariraga buri mwaka. Yabyaraga rimwe n'inka. Papa mama yo yabaga afite uruhinja na Ruganwa yabaga ifite umutavu. Ubwo rero yaracutsaga nawe agacutsa, nuko umwaka washira bakongera bakabyara. Ariko hari n'imigisha, hari imvugo njya numva ivuga ngo urakabyara ubyaje inka. Barayigize rero iyo nka yari inkame, yagiraga amata menshi. Ubwo ndi kuvuga papa na mama. Muri ubwo buryo bwose twari benshi. Abana bacu barumuna banjye bari benshi ku buryo kubitaho bitari byoroshye, ariko mama yabitayeho, ntigeze abinubira. Mama yakoze ibishoboka byose kugira ngo tubeho. Mama yakoresheje imibiri ku manywa na nijoro akatwitaho bishoboka. Mama Imana izamuhumugisha ibihe byose. Reka ababyeyi nibo nifuzaga kuvuga, nanshishikariza buri muntu wese uriho wavutse kandi akaba ariho, ajye akora ibishoboka byose azirikana icyo umubyeyi ari cyo. Ukimufite. Hari n'abajya bababura batarapfuye bakabata, ajya namushimira ko yamutwise akamubyara, kuko kuba ariho niyo mpamvu, no kuba ariho nuko se yateye inda uwo nyina. Hari impamvu rero ajya ashimira icyo ngicyo, nubwo yaba atarakoze ikindi, kijya gishimira kugira ngo umubyeyi wamubyaye agira agaciro, kuko ni uw'agaciro. Ibyo rero ndabishishikariza buri muntu wese wabyawe kugira ngo ajye abivuga, bityo nawe azabibwirwe n'abo yabyaye. Ibyo rero mama na papa bakoze, mparanira kubigeraho. Navugaga mama na papa, ibyo bakoze byari imvune nini cyane, ariko nongera ngaruka muri barumuna banjye, nabo twaganiriye byinshi, tuvuga amateka yabo. Ndabashimira ko nabo bakomeje gutera intambwe mu cyifuzo ababyeyi bakoze, kugira ngo ababyeyi bagire amaherezo meza. Ubwo rero muri rusange ababyeyi n'umuryango, reka ngarukira hano noneho mvuge Rwanyonga. Rwanyonga navutse mu mwaka wa 1974, mvukira mu cyahoze cyitwa Zaire, mvukira ahitwa ku Mutaho, hano muri teritwari ya Nyiragongo. Abenshi bahita Ikibata, ariko njyewe navukiye hirya ku musozi wa Mutaho, niho amasambu yacu ari. Rwanyonga habaye muri 77, biba ngombwa ko twimuka bitewe n'impinduka zari zabayeho z'ikirere. Ikirunga cyari cyatombotse, gitombotse iwacu barimuka, bimukira ahitwa Iruhovu za Ruhovu na za Kobo. Tubayo. Rwanyonga navutse ndi umwana wa mbere, mvuka nkunzwe, mvuka ababyeyi bankeneye, narakunzwe.
nakunzwe n'ababyeyi, ntabwo navutse nka bana bavuka bagasanga bavutse badakenewe, navutse nkenewe. Papa yaranyishimiye na mama yaranyishimiye, navutse ndi umugisha w'ababyeyi kandi barawumpaye n'uyu munsi ndawugendana. Ndashima Imana rero yatumye mama na papa babaho, ikabatera gukundana bakabyara Rwanyonga n'abandi babyaye. Kuri icyo nabayeho mu bundi buzima bwa buri munsi ntavuze, nababwiye ko nubatse ariko ndi umunyarwanda. Hirya y'ibyo ngibyo mu myemerere y'abantu ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi, nsenga ku isabato, ndi umudivantiste. Ibyo rero aho twakuriye aho ngaho i Ruhovu hari ahantu ni muri Kongo, uyu munsi hahoze hitwa Zaire. Twahungiyeyo duhunze ikirunga, tugezeyo papa bari bafite inka nyinshi, ni ahantu hari urwuri rugari, niho natangiriye amashuri abanza. Turahava, tuza kuhava muri 81 twimukira i Masisi. Tugeze i Masisi twari twimukanye n'abandi bantu benshi, twimutse turi gikundi kinini. Tugeze i Masisi turahaba, amashuri abanza naho nayigiye ahitwa Inyambisi kuri Bishyiga. Mbaho rero muri ubwo buzima igihe kiragera nyavamo atari uko nayanze, ahubwo bitewe n'igihe abantu bari barimo, ntabwo byashobotse ko nkomeza amashuri kubera agaciro kayo ntabwo kari kakabaye kenshi. Ahubwo icyo gihe wabonaga umuntu uwo ari we wese wigishaga umwana yaramwigishaga, ariko ukabona bitari ngombwa cyane ko cyane barebaga ku mitungo, inka, uyu mwana azikuragira, uyu mwana arashabutse amenya gukurikirana umuryango. Nari mbishoboye. Mbese ibi by'ubu twita umwana n'umuhanga mu ishuri, habaga n'umuhanga mu iyo waba ushabutse mu kuragira, kwita ku nka, nibyo byari by'agaciro. Nibyo byari by'agaciro. Bankura mu ishuri rero kuri iyo mpamvu ndivamo ntabishaka, ariko ndivamo kuko byageze aho bigaragaza n'inshingano zindi nagombaga gukora zari ngombwa muri icyo gihe, nazo zari zikenewe. Ndivuyemo rero ndaragira, ariko ndavuga icyanshoboje kubaho muri uko kuva mu ishuri, hari ibintu ndavuga ibintu nkunda cyangwa se ibyo nishimira, yewe n'ibyo nanga ndabivugaho. Ariko ibyandanze byo sinjye wabivuga, bivugwa n'abandi banzi, ariko ngewe ndavuga ibyo nzi. Hanyuma Rwanyonga navutse mfite impano navukanye ntigishijwe n'umuntu uwo ari we wese. Rwanyonga nasanze muri nge mfite responsibility, numvaga nshaka kurusha, sinzi n'icyo Kinyarwanda uri kucyumva, gukora nkarusha abandi, kunoza, gukora ibyiza, kubera nakundaga gushimwa, kandi n'ubu ndacyabikunda, kuko niyo ndi gukorana n'umuntu wakoze ibyiza njya ngira umwete wo kujya kumushima. Ni byiza n'umuco mwiza. Nkunda gushima, ariko nkunda gushimwa. Icyatumye rero icyatuma kugira ngo gushimwa kwanjye kubeho, nari nshobotse, navutse nsanga nshabutse, sinabitojwe, nasanze mbifite. Nari nshabutse, narirukankaga cyane, narihutaga bikabije. Buriya kugira ngo Rwanyonga ngire impumu mbigize vuba, nta myaka 15 irashira menye impumu. Ubundi naga niruka ngahagarara aho ngiye. Niba mvuye hano ngiye Bigogwe, bantumye ngo jya Bigogwe kwa runaka, umubwira ukuntu narirukankaga ngava hano ndi kwirukanka ngahagarara ngeze we, kandi ngasa nuvuye hano ku muhanda. Ntabwo nigeze ngira impumu, sinagiraga ibyuya. Iyo bintu rero mbigize vuba cyane, nicyo cyangaragarije ko imyaka y'ubukure iri kunsatira. Icyo nakundaga rero cyakindi nakubwira, nakundaga gushimwa. Iyo bahamagara abana turi gukina aho ngaho, kwa kundi turi aho mu mbuga, bahamagara ngo ngutume, nihutaga cyane kugira ngo abari nge batuma, nimva yo baze kumbwira ngo urakoze. Badutuma turi babiri, nkirukanka nkamutangayo,
narangiza ngahindukira ngasohoza ubutumwa akaba ngiye babwira ngo nakoze. Wumvaga iteka ari ugomba kuza uri uwa mbere? Wumvaga nshaka kuza ndi uwa mbere. Rwanyonga kubera kuganira n'abasaza no gutega amatwi abasaza, hari ibiganiro baganiraga bavuga ibigwari bakavuga n'intwari. Hari umugabo baganiraga cyane wigeze kuragira hano mu Bigogwe, baragiraga hano mu Bigogwe, barangiza mu kwa 9 bakagisha bakajya kuragira intoki iriya za Bweru. Iyo ageze aragira, babyitaga kwiterera mu rugano. Icyo gihe kigeze rero aravuga ngo araragira. Iyo ageze hasanga umwana w'umukobwa wari utuye hafi yaho yaracyuriye, birangira uwo mugabo inka akajya ajya kuganira na wa mukobwa, inka akazisiga mu kibuga yajyanye amata iwabo, yarangiza agatindayo, inka zikirwa mu kibuga, wa mukobwa yamuherekeza yamugeza nk'ahariya amusezeye, akamubwira ati garuka nkubaze. Umugabo agahindukira ati agahindukira akamubaza, bakongera bakamara indi saha, izuba rikarenga, inka zikirwa mu kibuga zitarishije. Kandi iyo bimuriraga iyo ngiyo bagaruraga inka zishishe zisa neza cyane. Bagiraga inka yitwaga Rwambika, yahoraga ikomeye itajya imeneka, ihorana itoto, ihorana imbaraga. Rwambika inka zirananuka na Rwambika irananuka iradara. Idaze rero uwo mugabo abigira indahiro, abandi bamanura inka zibyibushye, wamanura inka zidaze, yewe na Rwambika yaradaze. Arangije abigira indahiro aravuga ngo garuka nkubaze, yishe Rwambika. Biba insigamigani, sinzi niba n'abandi bajya bayivuga, ariko yarankomerekeje. Yangiye ahantu yaravuze ngo garuka nkubaze, yishe Rwambika. Azinukwa igitsina gore kuko cyamuteye kwica Rwambika. Icyo kintu rero cyanshoboje kwirinda no kuzinukwa igitsina gore, kuko icyo gihe bavugaga ko umusore wagiye mu bakobwa cyangwa mu bagore ari nta hazaza he hahaba. Bakavuga ko umuntu wabaye umunywi w'inzoga ari nta hazaza he. Ikindi bavuze nakurikiranye ni itabi. Bavugaga ko itabi rikoroniza kurusha ibindi bintu byose bibaho, bikoroniza. Ko umuntu ashobora gusiga umwana arira akajya gushaka itabi, yaba atararibona ntaze kumuhoza. Uragiye agasiga inka zikona cyangwa zigasonza, yagiye gushaka itabi ataribona ntizirishe. Uwagiye ku ishuri wanyoye itabi ntajya agira umusaruro mwiza mu mashuri. Itabi, inzoga ni n'abagore. Bavugaga ibibi byabo. Icyo gihe ntago babyitaga nk'uko tuvuga ngo wagiye mu ndaya n'ibindi, ahubwo babyitaga kuzega. Niyo nshinga yari iriho, umusore wagiye kuzega ntayagira umusaruro mwiza. Ibyo rero nkura ntabikunda. Ndashima Imana ko kugeza uyu munsi ibyo bintu ntakigeze kimfataho imbaraga. Nabirwanyije ngira ngo nzaraga inka za data na sogokuru bishime, ntagomeshejwe n'umukobwa, ntagomeshejwe n'inzoga, ntagomeshejwe n'itabi. Nshaka gushima, nshaka kuba intwari. Iyo nkuru, icyo kintu byatumye nshobora, naragiraga inka ku buryo nashaka ko inka zanjye naragiye zijuta kurusha izundi. Muri 90 byabisatiriye, habayeho ibintu by'intambara, amacakubiri yaratangiye, intambara yari itangiye mu Rwanda. Ibyo byabaye mu Rwanda byari byaramaze no gukongezwa muri Kongo, kuko mbere yuko ibyo byose biba, hari umwana twiganaga wigeze kumbwira ngo bazica Abatutsi ngo hasigare ifoto. Iyo ni disikuru yavugwaga hano mu Rwanda. Uyazi rero umwana
twiganaga mu mwaka wa kabiri akambwira ibyo bintu, hari ikiganiro bagiraga mu kibuga mu kirambi. Bambwiye ibyavugwaga hano mu Rwanda kuri Radio Rwanda mwarumvaga muri Kongo. Twarumvaga turi muri Kongo, ariko n'abantu bo mu Rwanda bagendaga iwacu cyane, bagendaga cyane iwacu uretse ko ari muri ahari muri Kongo, ariko ni igihugu kigizwe n'abanyarwanda benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane, kuko n'uwamenyaga urundi rurimi byaterwaga nuko turanye n'Abahunde, turanye n'Abandandi, natwe twajyaga ku ishuri niho twakuriye Igiswahili, nubwo buryo twamenyaga urundi rurimi. Ngo bamwe hari n'igihe muri icyo gihe abantu bazaga mu Rwanda hano mu Rwanda bakajya muri Kongo baragenderana cyane. Hari nk'umushinga wari uriho w'uruganda rw'itabi rwabaga hano mu Ruhango, iwacu bahingaga itabi cyane, abo baturanyi bacu bahingaga itabi cyane ku buryo bazaga no gukodesha iwacu, bakaza gusaba imirima bagahinga itabi. Iryo tabi rero ryarazaga rikaza hano mu Ruhango, abantu bazaga gukura imyenda hano mu Ruhango bakayizana kwicuruza iwacu. Ni ukuvuga ngo hari connection ituma ibera mu Rwanda no muri Kongo bihabera. Ariko Kongo yanyu yari Kongo ya hafi, ntabwo mwari muri Zaire yakure. Ni hano i Masisi, hano hafi. Ni hafi. Ngo ari Masisi ya hafi. Yari Masisi ya hafi, ni hano kuva hano ugerayo iyo ufite moto uvuye hano Goma, menya nta masaha 6 ari. Ntabwo ari kure. Kandi mu mihanda ya Kongo. Ari nk'imihanda ya hano mu Rwanda na 3 wabugeze. Uwo mwana akubwira ko bazica abatutsi bagasigara ifoto, bakajya berekana ukuntu umututsi yasaga. Ibyo rero muri 90 inkotanyi zimaze gutera, uwo mwuka urambuka, wambutse habanje uruntu bakabivuga mu marenga, bigera igihe muri 91 haza amakimbirane y'abitwa Abanyanga n'Abahunde bayagirana n'Abanyarwanda, ariko cyane bibanda ku Bahutu, ubwoko bw'Abahutu. Igihe kigeze muri 92 haba intambara mbi, haba intambara y'Abahunde, abo bakongomani birukana Abanyarwanda, baratema abantu hitwa za Gatoyi, za Mahanga, muri ibyo bice byerekera muri Warikare, babagwa nabi cyane. Igihe kigeze rero Abanyarwanda batema Abahutu, batema Abahutu, ariko baza kwinjira no mu Batutsi. Abahutu babahoraga kuko ari Abanyarwanda. Ubwo nuvuga ngo Abahutu bagiraga ukuntu batahuzaga imigambi, ntibashoboraga kubabanira, wasangaga batahuza, mbese hari uburyo ubana n'abantu no guhara bikagorana, rero bagahangana muri ubwo buryo. Noneho igihe kigeze babibasiye rero nabo bibasira Abatutsi. Abibasiye Abatutsi n'Abahutu, bibasiwe n'abandi nabo bibasira Abatutsi. Ibyo biraba cyane. Igihe kigeze twirwanaho, icyo gihe cyakorwaga, ababyeyi bashakaga abasirikare bakabaha amafaranga bakaza kurinda inka zabo. Hari propagande zari zaratangiye kera. Abahutu uko wumva ko andi moko icyo yahoraga Abahutu ari uko wenda batumvikanaga bavuga ngo n'Abanyarwanda. Hanyuma Abahutu se ko mwese n'Abahutu mwari Abanyarwanda, reka mbivuge gutyo, mwebwe Abahutu babahoraga iki? Abahutu baduhoraga ibya hano mu Rwanda. Ni ideologie yaratangiye kugerayo, bavuga ko Umututsi ari umwanzi, Umututsi ari inyenzi, Umututsi ari umugome, ibintu nk'ibyo inzoka. Uwo wambwiye we yarambwiye ngo Abatutsi ni inzoka, ariko ngasanga mu kiganiro cyabanje nigeze kubikubwiraho. Ariko birangira bibaye ngombwa ko duhangana, abakuru barahangana, ufite inkoni bakarwana, hari ubwo bageraga barya bakarwana, ariko tukaganza. Mbere yuko ibyo ngibyo biba mu Rwanda mukanahangana mugatangira gusubiranamo, nabakwa nko gusubiranamo ko Abatutsi n'Abahutu mwese mwari muri Kongo kandi muri Abanyarwanda, ubundi mbere y'ibyo ngibyo mwari mubanye neza? Abahutu n'Abatutsi yewe nabo Bahunde twari tubanye neza, nta kiburyo. Ibyo ubona byabaye ubwira mu Rwanda n'ahandi hirya no hino, umuntu atagishaka kuvuga ngo Umututsi cyangwa n'ingavuge ngo Umuhutu, ugasanga byitwa icyaha. Byo byari ibintu normali, nkuko navuga ngo Karisa nabo kavuga ngo Rwanyo. Twaragendaga tukavuga ngo tugiye mu Bahutu, nabo bazi iwacu bakavuga ngo bagiye mu Batutsi.
ari ibintu ari izina riryoshye ryishimiwe ba papa bahanaga inka batizanaga imirima bari abantu bashyikirana wumva ko ari inshuti nyanshuti ariko iyi politike yari irahangahiza kugerayo ariko igerayo n'ubundi byarahozeyo byakandamiza ry'abakongomani nakubwiye mbere byari ririho nk'ahitwa za Ruhovu twebwe twari twaravuye turi Masisi ariko bariyo za Ruhovu abandandi barabamenesheje babatema bakabatema n'inka zabo bavuga ngo n'abanyarwanda igihe kigeze rero habaho gutangira gutekereza kubaho ndasimbuka gato ndaza kukubwira ibyandanze muri ibyo bihe rero byose muri uko kurwana kuko abahutu narababaye nkajya numva iki cyatuma tugira amahoro tukagira agaciro nkumva ba papa abandi bagabo baje ku kiraro aho nabaga ndi hamwe n'abashyitsi baje banganye bakaganira nkumva agahinda bafite nkazanyazwe icyo gihe urugamba rwari rurimbanije hano mu Rwanda abantu abo bahunde n'abandi baje gushaka imbunda harimo bageragaza itwa calibre 12 bakoreshaga bahiga yaba yirashe ari guhiga akayirashisha izo mbunda rero ni zabaga ziri mu biti bakoze guhiga inyamaswa bisanzwe izo rero nizo batsindishije abanyarwanda babamenesha iki kigeze rero icyakozwe b'abanyarwanda basanze bari gupfa ubusa bari kubahiga nabo bakihiga ari umuhutu n'umututsi basa n'abishyize hamwe ubarwanya y'amoko y'abakongomani yabarwanyaga babarwanyije rero habayeho no gushakira ibikoresho muri abafite inka bagura imbunda abandi bashaka abasirikare bakajya babahemba bakabaha mu nka zabo bagashaka abasirikare bakagenda bakabwira kwa komanda bakamubwira tuduha abasirikare baturinde akajya bahemba icyo gihe kigeze rero habayeho no gushaka imbunda abantu barabitozwa kugira imbunda ariko muri ibyo byose ndasubira inyuma buriya Rwanyonga ntabwo nigeze mba umwana nk'abandi bana buri ukunde bukusi nigeze nk'inakarere kubera iki kubera inshingano nari mfite urumva mu myaka 14 nari rugango rw'inka 80 urukumva nari kubona umwanya wo kujya gukina akarere oya ntabwo byari bugukundira nagombaga kumenya umwana wagiye kuragira inyana hirya natiye kwa runaka nagombaga kumenya ko ibyansi byogeje nagombaga kumenya inka zarishije kumenya yarwaye n'ibindi nicyo natekerezaga ahubwo nabaga ndi kuganira na ba Rusesa b'imyaka 50 40 gutyo nibo wari uzi kurasa icyo gihe wari ufite iyo calibre 12 ufite na pisto wari wabyize gute kurasa icyo gihe twari twarabyize mbere yuko biba hari abantu bari babishinzwe kubitwigisha bamwe muri mwe bari bazi kurasa bakabisha barabitwigisha kuko byarateguwe mbere ndangije rero Rwanyonga mbaho mu ruderefu mfite izo nka ariko Rwanyonga uvuga byarateguwe mbere kandi bira bintu bisa naho byaje bibatunguye mwari mwiteze ko ibyo bintu bizaba sinigeze kukubwira ko ikiganiro cyo kumenya inkotanyo n'ukuntu u Rwanda ruzabohorwa nakimenye muri 87 hanyuma abo ngabo babatoje bari baragiye mu gihe bari barafite abahuriye n'inkotanyi wabidusobanura nabyo icyo biziho hari abantu bagiye mu nkotanyi bariga barongera barahindukira baza kwigisha n'abandi ku buryo ayo makenga y'ukuntu bazarasa tuzaterwa yarazwi bitegurwa bityo rero kuko n'ibindi byari bigaragara biri visuel kuntu abantu bicaga abandi muri make bari abakada bagiye gufata amahugurwa bamaze gufata amahugurwa no baza kwigisha abandi mu Rwanda n'uburenganzira bwabo na ya mvugo tuzira buri munsi ngo muri abanyarwanda no kushaka ukuntu tuzibohora ibyo byose rero ngewe nategaga amatwi abo bantu nabaga hafi yabo ku buryo byageze aho mba muri izo nka kure y'iwacu muri abo bantu ahitwa za Kamatare za Kamatembe za Ruzirantaka uhumva hari hatuwe kandi abo bantu bose bari mu bwa bwoko
bwasubiranyemo bw'abanyarwanda abahutu bari byarabaye akarande ariko kwa kubana n'abantu papa yambwiye n'abandi bakuru banyigishije za nkana bakamiye zirandera ziranambanira ariko bahoraga bari mu ntere buri munsi icyarageze nanjye naje gufata amahugurwa mu buryo bumwe bwo kurwana kuri bene wacu nigishwa kurasa nigisha ibyo byose ndabimenya bimenye rero mbibamo kugeza igihe bashakaga kuntera wandi bashaka kuza kunyaga inka ariko mbere na mbere babanza kubanza kwica Rwanyonga aho rero niho ndi bugere ku rugamba rwo muri Karunga tugeze muri Karunga n'ubundi imbunda zanjye nari nazimanukanye nsanga izindi ariko Imana ikiti gutegura ntikijya kirangira twamanutse uwo munsi baraye bateguye igitero simusiga cyuko nta gisibya ko bari buze kudutera n'abari buduteye twahuye nabo ahitwa Rufufu tuhageze bari kunywera hitwa mu Gasake bari butere inka zacu bakazijyana kandi bagakora ibishoboka byose witwa Rwanyonga ntavemo umwe muri bo mu bo bagombaga kuzana w'intasi wagombaga kubaha amakuru abavamo azaje kumbwira ko mpunga ageze imbere asanga turagiye hitwa Rufufu mu hari ubwatsi abitwa bagaferege bari barimuye baragiye bari ahitwa Ingungu hari ubwatsi bwiza bw'uruzi nk'ubu ngubu bwiza cyane inka ziri kurisha ngaho hafi y'urusengero rw'abadive maze uwo muhungu angezeho aravuga ati yewe Rwanyongura ahangaha abaguhiga bari hano tibigenze bite ati ubu ndabaturutse nje kukubwira ngo uhunge yari umwe mu bantu bari kukwiba baje kubica ni waje muri baturanyi nabwiye ngo ntibakaje bagenda nijoro ndamubwira nti bari hano ati wabica se harimo bene nyoko ati barimo harimo na papa niyari none tubarashe none aha ntibabigwamo ati babigwamo ngaho genda ube hafi yabo twebwe turi hano ariko turabizi twabimenye hari n'abandi bari Kabingo batari bano hari abandi bari Kabingo hari n'abandi bari buturuka uruzirantaka abo bose turabazi kandi bose twamaze kubitegura kandi ubu nje kuragira buno bwatsi bwa hano urukona ko ari hakurya inka zacu zaranugije nje kuragira buno bwatsi bw'aba batega kugira ngo inka zacu zibyibuhe kandi nje kuragira kugira ngo mbone bano bantu bigize ibyihe bakuye batega ahangaha rero ntabwo muri burinde munsanga mu ruderefu turarwanira kandi nabiteguye bihagije mfite imyaka ingahe se kari kwari no kubakanga ariko rose niteguye yamaze kuvaho twirukanka imva tugenda umuvuduko wa wundi kamera ishobora kwandikira urumva turimura yari amagambo yo kwihagarara mu byo ko ntabwo yarangiye bamanutse bavuye za Kabingo bajana inka z'ababanda abitwa barutagaramba barabajyaga banyura mu ayitwa kwa basafari mwene Benwa baranyaga ibintu biracika Rwanyonga wari simusiga basanga Rwanyonga Imana yaramujyanye kera ndara ahitwa ibishasha kwa Benwa bariho inka zacu zirara bucya mu gitondo tuzimuri iwacu aho gahi wacu rero niho nakomereje inshingano z'urugamba tukomeza imirimo tuba mu babyeyi mba noneho ndi hamwe n'ababyeyi nayumvaga noneho ndi sefu ndi kumwe n'abandi bantu dufatanyije iyo nshingano sinararaga irondo ngenyine wumve ngo muri izo nshingano nari mfite z'abantu bararaga ku kiraro cyanjye bitiriraga inkotanyi nta muntu n'umwe n'uyu umwe wigeze umenya ko mfite imbunda igihe kiragera rero baratera igihe kigeze baza guterana iwacu uyu munsi reka mbivuge abantu benshi bansabye gusobanura iby'urwo rugamba ukuntu byagenze ukuntu nabigenje rwari urugamba rutagira ishusho rwari urugamba rutagira ishusho ntabwo nyamenya kubivuga iyo nsomye amateka ya Bibiliya njya nshyiramo Gideyoni
nasoma nareba amateka y'urugamba, nkareba uburyo inkotanyi zafashe igihugu n'uburyo zarwanye n'icyo zari ziri cyo n'icyo zari zifite. Ngasanga rero icyo njya mbibyazamo umusaruro nyankuramo ni Imana. Uzabyumva cyane ibyo nkora byose nyankunda kuvuga Imana, kuko Imana narayibonye. Abantu bajya bavuga ngo bayibonye ngo ntiboneka, njye narayibonye. Ntabwo nabonye ko ihagaze nkarwanyonga, sinabonye ko ari inzobe, ariko nayibonye mu bubasha bwayo. Iyo ntambara rero bigeze kumbaza ngo nimbabwire iyo ntambara uko yagenze babyandike, ariko nsanga kubisobanura bitoroshye. Rero reka mbivuge mu kiganiro cyangwa mu ncamake. Igihe cyarageze, ndibuka neza menya hari kuwa kane mu gitondo, babyuka barasa ahitwa ku Kanyaru hakurya y'iwacu. Gutera Karunga byabaye nko gutegura gutera ikigo, nkuko wategura kuriya wumvishe ngo bafashe Rumangabo M23 cyangwa kumva ngo inkotanyi zafashe Gabiro. Byarateguwe, rwa rugamba rwateguwe n'abantu kurwana n'abantu strategy ya gisirikare n'abasirikare bumva ko muri inkotanyi yakozwe strategy ya gisirikare neza. Bati komanda wari barimo bati mukomerezeho Karunga tuyifate. Ubwo bari bafashe gufata Karunga, ariko bari busige Bishasha, kuko Bishasha hari hejuru aho hari inka zabitwa ba Makombe z'aba Benwa ku Basafi, hano wabo ba Rwigamba. Ubwo bari gufata Karunga bagahindukira berekeza iyo ngicyo bakomeza. Niyo zone yari isigaye irimo abatutsi bananiranye. Nuko barangije barakomeza, bamwe muri bo n'ubundi hari inka zabo zari zirimo iwacu, ziragiriwe iwacu, babavamo baza kutubwira. Baje kutubwira Kanyaru yari maze kuvamo, barapanuwa baturuka Kanyaru barambuka berekera muri Karunga. Ariko Karunga yari irimo ibyiciro ahantu habiri. Hari Karunga yo hakurya mu Bahanga, hakaba na Karunga yo hakuno mu Bakatsa. Iyanyu ariyo mu Bakatsa? Kari mu Bakatsa twebwe. Noneho baturuka mu Bahanga bitwa Bagashati, baratera hari umugezi wadutandukanyaga nabo, barawambuka. Iyo bagiye kuwambuka iwacu, abari twari turi kumwe bari bafite imbunda, batabara hakurya kwa Bagashati, bajya kurwana. Ndebye pfo hari ahantu twagiraga hagari ku icyacu cyari Kigali, hari hanini nkuko nabandi nkari kuri wa musozi. Ndeba nko muri iki kibaya hakurya hari ahitwa ku Muremure, hakurya za Mutaho, baturutseyo benshi bari kuza barasa hejuru. Noneho muri icyo kibaya cyo kwa Nyagasaza naho benshi bari kwambuka umugezi witwa Mugogonyambo, ubona ibyatsi byose bingana n'abantu bari kuza, n'abamanuka muri uwo musozi ahitwa kwa Mujyambere. Rwanyonga mbonye abo bantu, numva ncitse intege. Ndavuga se mu mutima wanjye, ndase hejuru bamenye ko turi hafi, se ndasa hejuru ya Mariki. Ndagenda nca hepfo, nca mu rusisiro, mpageze nsanga umugore wari uhari w'umugeni yananiwe kugendana n'abandi ngo ni umugeni. Umukobwa wari ushingiwe mu Bakomeza, sinzi uwitwa Rucyahana, yari umukobwa w'abatabana. Musanga mu nzu, abandi bahunze. Musanze mu nzu ari tukikiriye umwenda mu mutwe, ndamubwira kuraha. Ati abandi bahunze nawe uraha? Ati none, ati sinagenda kuri aya manywa by'ikigeni byabo byabindi bya kera byo gutinya. Namuhubuyemo ndamuta hanze, ndamwegenda soka, mfata igikapu cye ngishyira ku mutwe, mushyira imbere diri imbunda yanjye nini ese mugere ruguru. Ndagenda nsanga umubyeyi wari aho yari yagumye kuhaba, ni naho nahuriye na papa. Imbere yaho ngaho uwo mugere ndamubwira kurikira abandi, wari umuryango w'abantu batari hasi y'abantu 300 bari bazamutse hejuru ku gasozi n'inka ziri kwambuka. Rwanyonga rero wa mugeni muhereza abo bandi barazamukana. Ndagenda mfata imbunda yanjye, ariko mbere yuko mfata imbunda papa
twarahuye avuye iyo bari batabaye mama yararwaye na za nshuke nakubwiye ziri aho ngaho zitagira uko ziterurwa arahindukira ze kureba umuryango ahageze turuhuriye imbere y'amazu yo kwa Sempundu ahageze twahuriye aho kwa Rusesa arambwira ati ngure tugende ujye kumfasha bene nyoko ndabwira papa ntabwo ndi bujyane nawe nguru bujyane ukumva intambara ukomeza hano hakurya kwa Bagashati none ngo ndabwira papa ngiye kurwana ntabwo ndi buhungane nawe ntabwo nabyize uko niko namubwiye ntabwo nize guhunga baraduteye bari benshi cyane ariko badafite na strategy ya gisirikare ari abaturage bahawe imbunda batazi ukuntu ziraswa batazi benshi ariko bimeze muri iyo ntambara ya mu gitondo nuko byari bimeze narasumwe bakarasa bose bamwe muri bo bakarasana ukunyumva ukumva urwo rugamba ninjye barasha abo bantu bararasanya ariko byitiriwe nde Rwanyonga bakarasana imirambo ikagwa nyireba yarangiza akambwira ati hari abandi bari kumanuka ku kibuga cyo kwa Munyantwara ngatambika muri iryo shyamba yajya guhinguka mu murambi nkamurasa umwe namurasa abo bahinguka ku kibuga cyo kwa Munyantwara batura bakagahitwa muri Kiruri bakazamukana mu nkomane mu kibuga cya Bagakwene maze bagahinguka kuri icyo kibuga bahahinguka nari ahantu ku giti nagendaga ngahagara kuri icyo giti cy'umuburiga cyari gihari kiri munsi y'ikiraro cyatugabanyaga na Bagakwene maze nkaharasira bakarasana muri uwo mubandi bakarasana hafi nk'iminota itari hasi y'icumi kandi isasu ry'iminota 10 bari intambara y'ikirenga Rwanyonga naturamye ndaho ngaho akongera kambwe ati abamanukanye ku karambi hirya ngaca munsi urwo rugamba umuntu wamfashije kururwana ni Bayinga n'Imana yo mwijuru igihe kigeze rero ndatambika numva abandi bari kurasira banyuze hepfo iwacu mu rusisiro bari kurasa mu mazu kwa Bagakwene no kwa Bakagofero bari kurasa mu rusisiro bahageze ndabumva ko ariho bari kurasira baciye hirya ndatambika imbere y'amazu kwa Barusesa mpageze mpura n'abazamuka n'ubundi imbere y'amazu ndi guhinguka amarembo y'ikibuga cyacu ahantu hari urugano n'ubundi barasama mbarashe narashumwe murashe n'ubundi bararasa batyo nkuko biba bityo intambara yanjye yaho hantu mbivuge mbisobanure ntabwo intambara yanjye natsindishije ubuhanga bwo kumenya intambara ahubwo Imana yari mu ruhande rwanjye kuko byagaragaye nka kwa kundi Gideon yabwiye ngo genda uratsinda abamediyani nuko byagenze abo bantu bari nka bangahe ugera ntago bari hasi y'ibihumbi 2 uri wenyine ndi njyenyine ngatangira abantu bangana batyo kandi amasasu se ntiyagushiranaga ndakubwira nafite amasasu 67 ariko ayo masasu nayarwanishije igihe cy'amasaha hafi 6 narasagara ijana umuntu abasigaye bakabirasira urukumva hakabaho umwanya wo guterura izo nkomere habamo guterura umwanya wo guterura abapfuye babatundiye hitwa muri Kiruri na za Gashunga urugamba ruraba kuva saa 4 ndi muri iyo njyana kugeza saa 7 abandi bene bari bahunze baye ntabwo ababyeyi bari bazamutse abandi batabaye kwa Bagakwene kwa Bagashati bafunze defense bananiwe kurekura n'abandi bananiwe kuyirenga urumva barinze iyo miryango kwa Bagashati hari imiryango iwacu hari indi miryango bose bazamuka berekera ibishasha kugira ngo abantu babone uko barindwa uretse wari ufite imbunda se hari abandi bagenzi bari bafite imbunda benshi ariko muri iyo zone ninjye wari ufite ngenyine ndinze ahantu hose ndakugeranyiriza ni nko kuva hariya mu Murara ukagaruka hano muri iki gice ukarinda abantu bari guturuka aha ukarinda bari guturuka muri uyu musozi ukarinda bari guturuka muri uyu mubande nkarinda bari guturuka hano ku nkamba ukumva abo bantu bose mpangana nabo muri ubwo buryo ariko urukumva atari Imana yayoboye urwo rugamba no kurinda abantu bayo ntabwo ari ubuhanga bwa Rwanda ntabwo ari utsinda abantu bangana gutyo igihe cyarageze rero ndahindukira n'ubundi mvaho munsi imbere y'amazu numva bandangira bari kumanukana ku murambi berekera ku kiraro ndamanuka
ngenda twagiraga uruzitiro bari barazitiye rw'imitobotobo ngenda rwegamiyeho ngeze imbere barambwira ati arahinga dore baramanutse muri uwo murambi bajya kumanukana kuri ku kiraro cya Munyantwarana nguma kuri cya giti cy'umuburiga uwahingutse yari afite magazine zitari hasi y'eshanu kuri SMG araza yari afite magazine we yari yambaye na pochi iriho magazine bye byose we yari komanda yarazi cyakora ntabwo yari umuturanyi nk'abo bandi arandasana yambunda amdasa rapidi ku buryo cya giti nari ndyamemyo imyase yacyo cy'umuburiga yaturaguritse ikagingwaho n'ibyatsi byari birimo birashya aho ngaho naravuze nti Imana yo mu ijuru baravuze ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri nanze kumvira papa none nzize kutumvira nyuma yaho ngarura umutima ndavuga none se Imana ko naje atari mu nyungu zanjye niki gitumye ubyemera maze aho hantu bagira ngo basatire iyo side ako gace warurimo yagoca narindimo batekereza ko bandashe inongera ndakanguka ku buryo nari natentebutse ndahaguruka wa wundi waruje kuyifata ndamurasa n'ubundi barongera barasana batyo muri make rero aho ngaho mpava ntyo mu masasa bageze niho witwa Munyamashashi yantabaye asiga abandi bamaze kubasubizayo waza yirukanka aza kuvuga ngo komera agenda arasa mu kirere tikomera twaje abangezeho turarasa intambara yaje kurangira badutsinze tuvuye muri Karunga ariko nta muntu tugeze dutakaje iyi ntambara yageze mu masaha 9 bazana strategy y'ikirenga twari twarwaniye ahitwa mu mukorongero ariwo twagize indake haza ibyo bazanye strategy no yagisirikare iri fu aho mwarwanaga uretse kuba harimo abaturage harimo n'abasirikare bakoze igisirikare yego bari bashigikiwe na leta se abayobozi bari aho ngaho yenda ntago twabango abo twarwanaga bari abaturage baho ngaho bigishijwe imbunda ariko barimo n'abasirikare ba Habyarimana bari bafare bari bayoboye urugamba ku buryo amakuru twafashe ko ayo makampani yaduteye nimugoroba mu masaha 10 yaravuye ku Mugunga n'umusada rututse za Mugunga baraza baje gisirikare bapanuwe neza ariko abasirikare ko kose byari bake kuko bari bake nibaza ko abasirikare benshi ntango ari bubatsindura bari abaturage no kubatsinda kwinshi kwanjye kwabaye kuba bari bafite abaturage benshi no kurasa mu buryo batazi bahawe imbunda batabizi niba nararasaga umuntu umwe bakarasana abantu 500 ntabwo bari abasirikare nuko ariko iyo timu ya nyuma yari gisirikare uburyo baraje barapanuwa baradivasinga timu ya mbere iraza abari bari muri izo ndake barabarasa abarangije muri wa mukorongero babakujemo amatitanka n'amagerenade turapuringa ndagira ngo nkubwire ngo nansoza kuri iki kintu urwo rugamba nuko rwashoje turapuringa twegerana tugeze hejuru ku matongo y'abagashateho bari batuye mbere niho twahurije niho imiryango yari yahuriye nanjye maze kwegerana nabo turi ahantu mu mukorongero ndi kumwe na Munyamashashi inda baturasa bashaka kumfata amateko bari guhamagara ngo woni Rwanyonga bashaka kumfata amateko ndangije mbwira Munyamashashi ndamubwira nti baradufashe kandi badufata baratwica nabi none twiruke dutandukanye bajyana umwe cyangwa bicumi Munyamashashi aca nanjye nca igitangaje intambara yarangiriye kuri Rwanyonga ababyeyi bari baraho haruguru n'inkazi aho hafi abaturutse muri za Nyakigano za Runigi abaturutse za Gashunga abaturutse za Kiruri abari baturutse iyo hepfo za Nyambisi bose bari bari kubireba barapuringa intambara yari gusoza umugoroba bwari bwije Rwanyonga nirukanse nsubire pfe yo bagashati bari batuye bose barahindukira ngo ni Rwanyonga ni mu mukurikire mu muzana Munyamashashi yari umugabo wubatse ufite urugo n'umwana baramureka bakurikira Rwanyonga w'incuke niruka najyaga hari ahantu hari amajeri niruka nkanihisha mu gihuru bati muri icyo giti munsi yo murangara haruguru icyo yo muri bari kabamvuyemo induru buri yararwana cyane nuko ndiruka kugera igihe nsubiye muri bya parike ryepfo niho nageze ariho nansoreza iki kiganiro hari niho nageze mpahurira nabo barangota amasasu yanjye yaramaze gushira barangota bangose ndahagarara barumaze no kunanirwa ndahagarara
maze guhagarara mfatwa n'umuntu ntari nabona umuntu ureshya nawe, kuko narahagararaga nkamugera hano aha birangira amfashe, amaze kumfata baramundekera. Yari umusore ku buryo yamfataga atya nk'uko mfashe kano gacupa, akamfata atya akantirira ku giti cy'icyanya cyari kiri aho ngaho, nkagarukana mugwaho nkamurya amenyo. Nta bundi bubasha, ntaho nagombaga gufita ngo ababare. Nemera ko napfuye byarangiye, bari kubyina insinzi ngo Rwanyonga turamufashe, ariko bari no guhamagara nababwirana ngo mupuringe mugaruke, twufite inkomere nyinshi n'ibindi. Uwari hakurya bari barasibaho muri uwo musozi w'iwacu bari gutaka bati Rwanyonga ni mu mutuzanire. Nari umuntu wagombaga nibura buri muntu agafata n'urwara rwe, ko bageza no kwiruka warasa wese yavuga ngo muzane Rwanyonga. Uwo muntu watuzonze nambaye agapira k'umweru baje kumbona akavuga ngo uriya Rwanyonga mumuzane. Banga no kundasa, bafite n'ubushobozi bwo kundasa, ariko banga kundasa bagira ngo bamfate. Turasumirana dutyo akayankera hariya nkagaruka nkamurya amenyo cyangwa mushinga inzara, atariki inkotanyi ntizipfa. Ubu ari kubona ari ubugenza. Imana ya Rwanyonga, Imana y'Abanyarwanda, Imana ikunda abantu, inkiza uwo muntu mu buryo ntajya amenya, kuko nashatse kumurashisha imbunda ye nawe nsanga amasasu ye yashize, ko yarayambaye atya ndayihindukiza ngo nyimurashishe, ndashima numva wapi ntaririmo. Washatse kuyimurashisha se gute? Twarasumiranye, dusumiranye mfata imbunda ngewe nshaka kurasa, ko yarayambaye atya yari muremure, karab kabunda kaza kakagira nk'ahantu, nuko ndashishije nsanga nawe ngo ta, nuko umugabo ngo hariya ngiye kubona mbona twari tugusumenera ahantu hari igitsina cy'imigano, iwacu habaga imigano minini. Niba uwo mugabo yarasitaye ku gishyitsi, niba umugozi w'imitangatanga wari uhari hari uwamuteze, ntumbaze uko byagenze. Icyo nabonye umugabo abaye amahembe, mbona aguye muri cya gitsina cy'imigano. Yari afite imbunda yese mu gihe yafunguye singe kira cyuma cyo kumbunda, yafunguye yarenze gutya yayambaye atya, ariko kujya mfata kantirira hariya mbese nkuko ndi gufata kano gacupa. Nuko arangije ngiye kubona mbona amaguru abaye amahembe, umugabo muca hejuru, mbona araguye avugije induru. Imbunda yanjye yari yinyatsa yitaye hariya, ndagenda ndayifata. Nagombaga kumusonga, mfite imbunda itarimo amasasu, ariko yari ifite icyuma cyagombaga kumwica. Ndavuga ni nimwica barasanga ndi kumwica, ahubwo reka musige ngende. Mfata ya mbunda muhagarara hejuru, mukandagira mu gatuza, avuga ngo mbabarira we, atyo aratabaza ataranyisha aranyisha. Ijwi ry'Imana niryo navuga ko ryambwiye, muca hejuru ndiruka musigaho. Asiga avuze induru rero, avuze induru bati yankotanye aramwishe. Urumva inkotanyi ndagenda rero. Iyo ngeze nkajya niruka muri cya gihuru ryari ishyamba ry'inzitane, bakavuga ngo haruguru y'umugezi mu Romore bari haruguru yo mu Byasenge muri icyo giti nimo yinjiye. Ngeze aho ngera mu ishyamba hagati hari gisura, nigeze kukikubwiraho, kibabanzovu kinini gishishe, ngiseseramo kagapira kangeri yagashwanyaguje kabayurete, ngiseseramo nkuko nava nk'ahantu nkagera kuri rupangu ndi muri icyo gisura gishishe, ku buryo cyankizeho cyagiye kikubaba kimbaba amahwa yacyo, umubiri wanjye wose ubumweru. Ndamucika ntyo, finale y'iyo ntambara irangiriraho. Abandi bari bagiye, igihe habaye mu masaha 4 numvaga nari nahahamutse, cyakora ibyo bavuga byose ndabyumva. Bavuga ukuntu batakaje abantu benshi, bavuga ukuntu ibyo gusahura babireka bakabanza bakajyana inkomere zabo byinshi, bafite amarira yuko Rwanyonga batamubonye. Byose narabyumvaga. Igihe kigeze rero ndava mu masaha 4 saa 4 niho numvishe nkiri umuntu, numva ngomba kujya abandi bari n'ubwenge buragaruka. Ndaromboreza mva muri cya gisura, noneho numva ndi no kubabara, abundi sinanigeze mbyumva. Ndagenda ngeze inkurikira abandi bari bagiye Bishasha kwa Benwa, niyo bari bahungiye. Bagezeyo inka bazishyiriye ngiyo hari gikuyu kinini,
ababyeyi babahurije hamwe, abandi bajya kuri FISEF, bajya ku gate, bajya kurinda, bakomeza irondo, bari bategereje ko n'ubundi bari bubakurikire. Mubonaje ngana nahuye umuntu nasanze ari kuri hino ku marembo yinjira, yagombaga kwakira baba bateye, n'uwitwa Rusesa, namushimira, mboneraho kumushimira. Umwe mu babyeyi banda ariho atuye hano Gisenyi, n'umujyanama wanjye kugeza uyu munsi. Ni umwe mu babyeyi bangize umuntu, ni umwe mu bantu banshoboje kubaho no gushobora, ni umwe mu bantu bantiguye mu mibereho mfite uyu munsi. Kandi Imana yo mu ijuru yumva izamfasha nzaba umugabo nkawe. Urugamba rwo muri Karunga rero ndusoza ntyo, abantu bose ndabacyura, ntihagira umuntu ukomereka, ariko sinjye warushoje, nari ndi kumwe n'abandi, ariko ndavuze amateka yanjye bwite. Tururangiza dutyo, mpageze nibwo Rusesa namubwiye ndirwanyo, ko namwumvisha avuga, numva ijwi rye ndarimenya, ndamubwira nti ndirwanyo nga ntimunyikange, ndaza n'imbunda yanjye baranyakira. Abandi mu mwari kumwe niba nibande ushobora kuvuga nkuko uri umwe mu bagize uruhare cyane mu kurengera bene wanyu, abandi bantu ushobora kuvuga ngo abangaba twari kumwe twakoranye muri urwo rugamba? Urwo rugamba rwarimo uwo Rusesa, rwarimo uwitwa Gasana yaje no gukomereka. Uwo munsi yarakomeretse, ariko arataha, n'ubu aratuye ari hano. Rwarimo abitwa ba Munyarwige, bari bavuye, twari kumwe, ba Munyamashashi, ntabwo twari dufite imbunda zirenze 12. Abo bose ndabashimira, kuko ni bamwe mu batoza bamfashije gushobora no guhangana. Rero nkaba nagira ngo urwo rugamba abantu bakomeje kumbaza no mateka yanjye, ndumva urabasobanuriye bihagije. Ndabisobanuye bihagije, icyo bazumva bakeneye bazongera bambaze. Murakoze.